buri abantu banywe ibiyobyabwenge ntumenye aho babikura, n'ahantu haho ku rugamba ntumenye uko byaseseye, ntumenye uko umuntu yabizanye, ntumenye naho ari bubibone. Tugeze Nyagatare, bitatu bya kane bya force yafashe Nyagatare byisanze mu madepo y'inzoga yabaga Nyagatare, amadepo y'inzoga manini cyane, za byeri zabaga mu Rwanda icyo gihe ngira ngo zitwaga Mitsingi sinibuka, ariko abanywaga inzoga kuva mu gitondo amasaha 28 abasirikare babaga barwanira mu madepo, amacupa amanuka, amakarito, amacupa, abantu banywa amayoga, batayo yose hafi yasinze. Nuko byari bimeze. Ibyo ntabwo ari ibanga, ni ibintu byabayeho. Ikintu cyabayeho iyo biza kubaho tukabiheramo, urugamba rukatunanira, ubu mba mfite isoni zo guhagarara imbere yanyu ngo mbivuge, ariko kubera ko byabayeho tukabitsinda, niyo mpamvu ntatinya kubivuga. Umwanzi wazanye n'abafaransa n'abazayirwa nawe turukaza ahitwa za Ngarama, turukaza Memuri, araza nawe duhurira aho hafi za Memuri, turarwana, atwicira abasirikare bakuru, n'ibiyobyabwenge byarimo.